Tekerezo cy'umugabo witwa Jamie Karaga nza gusanga buri rya mukuru riratinda ntirihera. Karaga igeze avuga ati irushanwa ntabwo niyemera. Niyo mpamvu naha amahirwe Mosara mu kuba ari ati ibi bintu Afurika ikoze ntiwabibona mu Burayi, ntiwabibona nta nundi mugabane wabibonaho uretse Afurika. Nta kantu bihariye abanyafurika, ibintu byabo nuko uko bimeze nakavuyo nakajagari, tina mpamvu irushanwa ntaryemera. Nyuma yuko kafu yicaye igafata icyemezo cyo kwambura igikombe cya Afurika ikipe y'igihugu ya Senegal ikagihereza ikipe y'igihugu ya Maroc, haribazwa byinshi. Akagereza ikipe y'igihugu ya Maroc haribazwa ibintu byinshi, haribazwa icyo kafu yagendeyeho, haribazwa impamvu y'iki cyemezo. Kugeza uyu munsi ngira ngo kiretse umuntu yabona Motsepe akagira icyo avuga kuko umuyobozi wa institution niwe muvugizi bura mukuru w'ikigo cyangwa se nyine waho wa institution. Naho ubundi mu by'ukuri navuga ko ni icyemezo cyaje ku munsi w'ejo masaha kandi bigenda naboneye email, kuko nabonye email nsa nkaho ndayinyora kuko narindi bize mu kuntu. Real Madrid yari ikataje mu gushimisha abantu. Yego. Za Chelsea ziri kubirya ari hano duhugiye. No kuvuga ngo email ejo yaje saa 5:37. Match zibura zikirimo. Zari zikirimo. Email zivuga ko nyine akanama kubujurire muri CAF kafashe umwanzuro kwaka igikombe cya Afurika Senegal ikagenera ikipe y'igihugu ya Morocco icyo gikombe. Ariko mu by'ukuri ibyo bagendeyeho kugeza n'ubu ngo biragoye ko hari umuntu wavuga ngo arabyumva neza. Ese koko nibyo bagendemo cyangwa haje ibindi bintu nyuma ku ruhande be? Jewe nanjye nakubazaga aya makuru yandusha na email wayibonye imbere yanjye nta niyo nabonye. Ubundi mu itangazo bavuga ko nyuma yura mukino donc iriya scene yabaye Senegal ikikura mu kibuga bira byose byabaye. Bivugwa ko abanyamategeko ba Maroc ba Federation y'umupira w'amaguru muri Maroc mu baricaye basanga hari ikintu bashobora kuba bajyana imbere y'amategeko hanyuma bakumvwa. Baricara barasesengura bajyana ikirego. Kafu nayo ifata umwanya wo kubyumva gusesengura, bafata icyemezo cyo gutera Senegal forfait. Igikubiyemo ni iyo ngingo y'uko Senegal yateye forfait bijyanye n'iriya chaos yabaye kuri uriya munota umukino ugahagarara Senegal ikikura mu kibuga. Izo ngingo zose zagiye zishingirwaho zikajyana na objection ishingiye ku mategeko, hanyuma Senegal iterwa forfait. Harimo n'indi version yindi izamo ishobora kuvuga ko harimo n'abavuga ko atari gusa atari ayo mategeko kuko atari ibintu bisanzwe bimenyerewe. Bati rero Federation ya Maroc yaragize izindi mbaraga zisunika cyangwa se yarakoresheje ubundi buryo buhabanye cyangwa se budashingiye cyane ku ireme ry'umupira kuko atari ikintu kimenyerewe cyane. Bavuga ko bagende ku ngingo ya 82 n'ingingo ya 84 z'amategeko nyine agenga ikirango ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika. Avuga ko ngo imyitwarire ikipe ya Senegal yayiranze yikura mu kibuga, isoka mu kibuga ikajya hanze. Izo ngingo zikaba zigonga ikipe y'igihugu ya Senegal. Ikindi bakavuga ko bava mu kibuga umukino warahagaze. Bakavuga bati rero ibyo byose Kafu bitumye dufata umwanzuro. Ariko nge nyine impamvu numvaga tutatinda muri ibi nuko bavana bagiye babisobanura n'iki byose, ahubwo nge hari icyo mbona cyateye ibi. Kuko uribaza hashize iminsi inganite igikombe cya Afurika kirangiye. Byumweri 9 byagiye bishira. Si ukwezi se amezi. Kinara yabaye tariki 18 z'ukwezi kwa mbere.
amezi abiri yari bwihirike ibyumweru icyenda byashize urumva ushaka kwibaza ngo periyode irimo hagati iki cyari icyemezo cyafata amezi agera kuri abiri cyangwa hari ibiri inyuma y'amarido. Rero bimwe mu bivugwa ngira ngo hari byatangiye gututumba kubera igikombe cy'Afurika cy'abagore cyagombaga kubera muri Maroc kitahabereye. Njyewe ntabwo mu by'ukuri ntakubeshye, ubundi igikombe ni iki? Igikombe ni iki? Igikombe habamo na biriya byishimo uha abafana mu kugitwara. Ubu reka mfate nk'urugero rw'umwana ukina muri Real Madrid wahushije penalty, Brahim Diaz. Ubu Diaz arishimye yasiribera imugoroba muri ayibonye ava mu kibuga yagiye ameze gutya inkuru wenda kubibona no hirya no hino mu kanya nahoze mbona na mbere y'imyitozo Real Betis yakoreye Gadovo n'abakinnyi bayo bakina muri Real Betis bari muri bakina muri Maroc, bakina bo Maroc barimo Sofiane Marbat ni babiri yabakoreye Gadovo yabakoreye Gadovo ikipe ya Betis mbere y'imyitozo. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bishobora kujya mu mutima w'umuntu ngo mvuga atwaye igikombe, kuko uribuka agari ibintu babisekeje muri kwimana. Ariko abanyafrika tuzavumbura ya Afrika yavumwe nande, ahubwo iki gitekerezo cyo gusanga ari abantu bazakiba bakagitwara, ariko cyaratangiriye muri Afrika bakakinonosa. Nacyo kintu gikomeye kiri kwibaza ibi ni ibiki. Ibi ngibi ntekereza ko ubundi yaba ari ibintu kuko binasanzwe binahari, kuko nk'itegeko rya 80 irangirwa 82 kuko bivugaga kuba ikipe cyangwa se umukinnyi bava mu kibuga biriya bintu ko bishobora kuba byakurikiraho, byari kuba byiza bitabishyirwa mu bikorwa ho kandi ubundi ni naho ikibazo kiri niba Senegal isohotse mu kibuga n'abakinnyi icyo gihe mwagennye n'izo ngingo nta ruhushya bahaye basohotse mu kibuga kubera impamvu zabo bwite, umusifuzi ndetse n'abandi babishinzwemo baramufasha ba komiseri w'umukino wenda nibahamagare kwa boss ako kanya bati dushyire mu bikorwa iri tegeko. Oya niyo bafata icyumweru umuntu yabumva. Oya si nta cyumweru itegeko ko ryari rihari urategeza bose umukino ikipe yikuye mu kibuga ni iki gikurikizwa, hakurikizwa iki? Ni itegeko rirahari yikubita birangira. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri nk'abantu umwe turibuka ko Senegal yari irenganyijwe cyane, icyatumye Senegal iva mu kibuga kwari ukuburana uburenganzira bwabo siritu ku makosa yarakozwe n'umusifuzi warabaye umukino. Uri kubyumva? Jean-Jacques Ndara binavuga ko yahawe kuyobora umukino kubera ko ukuriye komisiyo y'abasifuzi muri CAF ari mwene wabo. Ukuriye komisiyo y'abasifuzi muri CAF ntabwo ari uko ari we wari umusifuzi mwiza muri Afurika wo guhabwa umukino nk'uriya kuri finali. Ikindi cya kabiri niwe wari wasifuye umukino ubanza w'igikombe cya Afurika n'ubundi wa Maroc. Ni ibintu byari biteguye ko Maroc igomba gutwara igikombe cya Afurika. Wabonaga n'uburyo bitwara abanyamaroc, wabonaga ari abantu n'igikombe byari biteguye uburyo yitwaye Ndara ku mukino wa mbere atanze penalty zingahe? Sebyiri si umuba niba ibintu bitabaho guha ngo usifuye match ifungura irushanwa unasifuje no gufungura match iyo finale kandi iyo kipe y'igihugu nigiye gukina iyo finale ashaka ko asifuye match tumwe za Maroc ahari niba mbyuka yaje rero mu mutwe we afite consigne n'ibintu bisanzwe kumubwira ngo Maroc uko biri bishoboka byose Maroc twari igikombe si ibintu mu misifure bishoboka abigerageje biranga abigerageje Senegal yari ikomeye byo gutwara iki gikombe nta n'ikipe ari mu gikombe cy'Afurika ikomeye nka Senegal hari ibintu nicyo kibazo abanyamaroc bagize ariko na Maroc yari mu bafavori ariko ntabwo ikomeye nka Senegal mu kibuga Senegal ni nka ya kipe uburaho wahera uyiba yari favorite details zose zifunze. Maroc yari vuye mu gikombe cy'isi igeze demi-finale ari ubwa mbere bayo urabibona continuité yabo uko bitwara mu bakinnyi bakiri batoya kuva kuri Bono kugera kuri Diaz ariko na kano kanyu uziteretse hano ari ebyiri nubagarutse Senegal ayisubira kandi kavuga iti igikombe ngiki ni mugaruke niba nk'uko Maroc bufite agatuza muze mu gitwara nimwongere mu kine Senegal bakubita 6 barebye nabi oya karari icyabaye nibyo nikubwira bagize ariko hari gutinya no gutinya equipe n'uburemere bw'igihugu watinya Senegal kuko Senegal yakoze ibintu bihita biyihana itegeko ritarihana ariko ntibayihana imihango iraba imidari barayambika igikombe barakibahereza abahungu baragitahana abaturage barakishimira ibintu byose byari bimaze kurangira bakatira muri Senegal cyane rwose amabazo barayabona ibintu byose baratwara ibintu byose birangiye nyuma y'ibyumweru cyenda afite nimuzane ngo Senegal ngo yashatse abasekirite ngo bagatuza bakirinde bagatuza karariza kiriya gikombe nk'umuntu wagikoraho
hari n'uwavuze iyo wazana ngo ndege ajye gufata amaduro ntabwo hari wakibona n'uwavuze ngo bakora ikindi niba ari n'umusore w'umunyarwanda ufite agatuza ajya kukirinda najya gufata akazi muri Senegal ndetse iragikombe arutambi bipanga hari n'uwavuze ngo bakora ikindi gikombe cya Maroc kwacyo n'ubundi ariko Senegal igumana icyayo urumva ikintu gihari nk'ubu ngubu inkuru ihari ni uko Senegal yamaze gutanga ikirego cyayo muri kasi ishaka kujurira si ngombwa ngo inajurire se birakeka ko harimo ruswa ariko ikintu gihari gikomeye wavuze ibintu byose ariko wirengagira ikintu kindi cyabaye kuri uriya mukino Senegal nuko batwara igikombe cya Brahim Diaz we yambaye jezi ya Real arimo guserebura igikombe cya Maroc ikintu gihari abantu birengagiza n'abayobozi bari mu bwabo bari muri stade bingingiye Senegal kugaruka mu kibuga oya Senegal yaringinzwe Kararisi ku makamera twarabonaga abinginze Senegal amatelefone Kararisi yaracicikanaga twari birebaga abinginze Senegal nta muntu n'umwe uri muri komite nyobozi ya CAF ntabwo wabibona ubibona gutyo ariko iyo twabonye ku mateleviziyo uzi ikintu cyitwa itegeko itegeko Senegal yaringinzwe itegeko riba mu riri kibuga yego sibyo rizwi rikagutegereza wowe ko urigonga Rikaguhana. kwirukanka wowe niwe ugenda ujya kurigonga yego Senegal yikuye mu kibuga sibyo Ikoze iriya ikoze. ngingo yari ihari ko batari ishyize mu bikorwa niki cyatumye umusifuzi atavuga ati ngendeye ku itegeko iri n'iri ikipe yikuye mu kibuga yanze kwemera icyemezo cy'umusifuzi match irarangiye 3 Morocco zamuka ujye kuri Podium. ujye kuri podium wambara imidari kuko regasi si n'ubwa mbere bibayeho ngira ngo ugize ukomoza ku banyaburayi bari guseka umugabane wa Afurika Czechoslovakia yakinnye n'Ububirigi muri 1920 nuko bakinaga ari bangahe bari buzuye pe yego bari 11 kuri 11 bakinaga imikino olympique yaberaga Antwerp mu gihugu cy'Ububirigi yego biza kurangira hari abakinnyi bikuye mu kibuga ba Czechoslovakia hasigaye iminota 40 umusifuzi yafashe umwanzuro yuko Ububirigi bujya kuri podium bugahabwa golden medal mu gihe kingana gute muri uwo mukino ni jury kabisa nyuma match nibyo twavugaga niyo hanga nibyo nkubwira nase birasa nese uvuga bisige ibintu Karari oya twe muri Afurika dukubise ibyumweru 9 aho rero aho ubundi niho nge nyine nabibonyeho nk'ikibazo ari nacyo nashaka kubabwira nyine ni abantu kwibaza ngo ni iki gitumye nyine byaratinze kandi bikaze cyangwa wenda umusifuzi ashobora kuba aravuga ati Senegal yavuye mu kibuga bose ntibagenda kuko Sadio Mane yarasigaye ubwo bivuze ko Senegal itavuye mu nese ibyo kese Yose. dusomeye ntago ari bose ariko yari hanze nawe kivuyemo nese nagiye kuzana abantu muri Senegal yagiye mu Rwanda yagiye kubazana kubazana bakiri kuri itano njya yagiye kubazana nta muntu n'umwe wasigaye yaragera nyuma ari igicuba cy'abantu bari hanze nyine nta muntu n'umwe muri Senegal wasigaye ku buryo twagendera tuvuga ko Oya. hafi isanga Senegal itarashize mu kibuga yavuye mu kibuga ariko ntiyashizemo nese bitarashizemo nguni gabonye ko bashizemo yakoze ngewe ikibazo Ubu nibwo nibaza yamazemo. ikibazo nibaza ni kimwe kubera iki abareberera umupira wa Afurika bashobora gufata icyemezo nyuma y'ibyumweru 9 kandi bazi neza ko amategeko ari clear arahari arasobanutse kuri dusobanure twaryumva hanyuma ndi kwibaza ingingo zindi zidasanzwe kuvuga ngo ikipe ngo yikuye mu kibuga sinibaza ko abagomba kwasesinga iryo tegeko ntibabuze umwanya wo guterana ngo babikore kubyiga binono oya ngiye bindabifatarega nk'igitutu nibyo nababwiraga kuko Morocco ubwabyo twibuke ibyatangiye kuvugwa match kimara kurangira hacongera ngo nk'icyumweru Maroc nishimye kandi attention bahise byana ikirego cyabo nyuma y'umunsi umwe iki ni igihugu navuga ngo gisa nkaho gifatiye runini umupira wa Afurika uruhe runini uri kuvuga runini mvuga nicyo gihugu gifite icyicaro cya FIFA ntabwo cyabona handi kijyaze cyabona pe bagishyize Kigali ubuze santima izo nicyo gihugu gifite oya njye nta ruhande njye ndi kwanariza yego tubwira icyo igiteye nyine umugabane Afurika urunini turya iwabo oya ariko ku kigendanye n'umupira ariko umupira abindi bihugu ntibiwigira ibikorwa remezo Maroc ifite South Africa ubu hari ikindi gihugu cyakwipanga kwakira South igikombe Africa cya irabifite cy'isi itungo cy'ibihugu yabyakira. 48 South Africa yitungura aka kanya yacyakira aka kanya uretse gatoya yego komeza ngero nkabibona bisa nkaho ari igitutu kafu yatewe n'igihugu nka Maroc gute kuri bubera ibyo byose nakubwiraga kuko ubu tuvugana Morocco yagomba kwakira igikombe cya Afurika mu kwezi kwa mbere gushyira ukwa kabiri birangira kubera nyine uko kutishimira ibyavuye muri uwo mukino
banze kugira icyo bavuga. ibyo si ubwa mbere Ubu babikoze cyari- bigeze no cyarimo. kwanga kucyakira ngo hari ikibazo cya ebola ngo iki kandi icyo gihe cyarabaye. ariko nyine bwo gusa karari ntabwo wakwirengagiza ko federasiyo ya Maroc hari byinshi igenda ifasha kafu nk'ibyo bikombe byabuze ubyakira Maroc ukayitungura ibyo byose ibifite irabikora. ibi yakoraga amaze nkubaze ubu uyu mugabane ni ibihugu bingahe watungura ngo byakire igikombe ntibiga South Africa ntabwo yacyakira. nyine ni vuga ibihugu ikindi bikeya. vuga ikindi ubu ugiye muri Tunisia se ntabwo yakira igikombe cy'isi 2004 none se urambwira ko uyu munsi Tunisia itakwakira igikombe cya Afurika. ahubwo hari ikindi urashaka kumbwira ko ubu wabura stade 5 mu gihugu cya Nigeria zakira Coupe d'Afrique. hari ubu Cote d'Ivoire reka mbaze mubaze ubu Cote d'Ivoire aka kanya ubabwiye uti turadogereye ntabwo bacyakira baheruka kucyakira agenda neza cyiza. ahubwo Cyari cyiza. hari umubano usa naho wihariye wa federasiyo ya Maroc na komite nyobozi ya kafu. oya rega ngira ngo Fawzi Kandi ari umubano- muri ntuza umuyobozi wa federasiyo yabo ubanza ari mu bagize muri excom ya CAF. yego abasajya ibyo rero abasajya bikagaragara ntibagiye kucyakira. harimo n'ikindi kintu ariko nanone kidasobanutse ko uyu mugabane wacu wa Afurika tujya tuvuga ngo wenda iby'inyarugenge hari ukuntu bijya bimera ariko umupira wa Afurika ni ariko ngewe ikintu cyane gusa bashaka kuba ari mu bituma uryoha nanone ikintu cyarangaje hari abavandimwe nabonye bakunda bamwe kugura ku ngingo ya 15 inakwiye 83 barimo ngo tuyivugeho icyo uvuga nayo n'ubundi irajya kurya yamera nk'uko twavugaga ibindi niba iyo ngingo ivuga ko ikipe itari ku kibuga iminota 15 umukino watangiye bahari bambaye imyambaro nyine ibona ko bitegura urugamba ntibajye mu kibuga iminota 15 bayitera forufe cyangwa ikaza kuba yava mu mukino iminota 15 yose ibyo ni ibintu byumvikana ariko kuba bitabaye uwo munsi nyine ngo birangire bigaragare ko ikipe nyine yateye forufe izo mpaka zacikiye aho ngaho kujya kwihugika ukajya kumara ibyumweru 9 itegeko ntibarihinduye nta wundi usesenguzi bwaryo bwabaye mu buryo budasanzwe anganekereza ko ni ikimwaro ku mugabane wa Afurika ibyo Karalisa byose bavuga ngo Maroc ifashe runini sinzi rwo runini ifashe rurwa turya iwabo uri kumva oya kubera ko buriya ikintu kimwe cyari gukorwa kikaba giciye mu mucyo nk'ibyo tubwiraga urwo rugero kumva n'ubwo rwacikoze Senegal agomba guterwa kuri la finale tu bikarangira reka ngo aho turi kumwe 100%. kuki bitakozwe batinze gufata umwanzuro kuki batenda gufata umwanzuro kandi bayorwa n'amategeko irushanwa rigengwa ni n'amategeko ikibazo ariko nuko tukubwira ko kubyumva Senegal yingingiye kugaruka mu kibuga ko rimaze kwibwa bigaragara Senegal yingingiye kugaruka mu kibuga Kongomani wabonye vice president wa mbere wa CAF areguye se oya nangize ngo areguye ni Fawzi ngize ngo areguye ni Fawzi Lerja umunyafrika akaba nawe yego oya ni umunyamoroko ne vice president wa mbere wa CAF yego niwe utugaburira niwe udutunze nakabaye numva inkuru ivuga ngo Mutsepe yego komeza Mutsepe yantengushye oya nanjye hariya yantengushye Mutsepe yantengushye arimo perezida wa CAF bakenemeye pe izina ry'Imana ariko aya sha uwanga nyakwigendera ise hatu nawe ni nk'abandi bose namuvuyeho wowe saa turafatira n'umupira umupira wa Afurika muzehe nubwo agasinzira ariko ari muzima cyane ndongera kubwira umuntu waba yumva afite agatuza Senegal gutaga iri kwangaje ku muntu rwose ufite ikintu cyitwa agatuza ugomba kujya kurinda kiriya gikombe abonye Nigeria ukuntu bwe Maroc kuri official Twitter yabo ati igikombe reka gitwarirwa mu kigo ntabwo gitwarirwa gitorwa mu itangazamakuru ntabwo gitwarirwa muri declaration announcement za federation barazirana biteye ubwo igikombe cyo muri email kweli ariko mwabonye ko na guverinoma ya Senegal yagize iki bivugaho oya n'ubu rega ni ibibazo usika abaturage wabonye ko ambasade ya Maroc muri Senegal rimwe iraza bati nyaboneka abanyamaroc mu bacungira umutekano ntibirakomeye kubera iki yego abasenegale barakaye ariko iki kintu kukivuga idakara urabizi wowe bakunda umupira muri Senegal ubu ngubu Senegal yari ikiriyo ntabwo reka Senegal nayo irekarame nayo basange nayo ifite izindi ngingo ngera ikiriyo cy'iki gikombe muri Senegal kiraba iki gikombe bambuye Senegal bakora ikiriyo ariko ziko perezida yakatiye ibikingi abakinnyi n'abantu bari muri staff nabahaye n'ibisani arabaka si birabaye kuko nabonye nyine guverinoma ya Senegal yasabye ko hakorwa iperereza
bakavuga ko bakeka ko muri kafu harimo ibigendanye na ruswa. ibi byakarangiriye muri tasi ubundi ni muri kasi ko Senegal yamaze gutanga ikirego cyayo niyo akabaye ni bikemura nayo ngingo ntekereza ko iri buze kuza gukomera. Ese FIFA buriya nubwo bitegurwa na kafu ariko FIFA kasi nikiza ko naka urukiko rwihariye rwa siporo narwo rwa nyuma ariko nyine rusa nka rukora muri Rwanda. Gicumbi na Heroes twigeze kujyaho tugarukira mu nzira mwabuzeho kwishyura ikirego sintekereza ko ribuze kwegura ku kintu cyasha kijya ku mupira w'amaguru. 30 zo biragera afande Sekamana aratumanuye tujya muri tasi tugarukira mu nzira. Gicumbi na Heroes ziteranyije zirayabura yo kuyana none 30 by'idahise kandi Sekamana aravuze ati mu nteko rusange byo gutora mu bireke nizimanuke zigenda Heroes ntongera kubura umutwe kuva icyo gihe. twarangiza ngo abanyaburayi ngo hapinga igikombe cya Afurika ngo umupira ngo w'Afurika ubu si ibi bintu nibyo tuba turi gupresenta kweli au niveau mondial mwisi oya hariya buri twari twasebye iriya image yabaye ku mukino wa nyuma twarasebye ariko ikintu kibaje nuko icyo gisebo cyacu twongeye gushaka ku cyo kikubye kabiri birahutse twari twasebye nabonye ari hariya nabonye ari n'abatebya bavuga bati n'igikombe n'Ubufaransa babuhe igikombe cy'isi iki ntago mwibuka Ubufaransa se bwari ibintu reka ntibyigire byambuka inyanja Ubufaransa buhe oya nyine bari hano kawaida ubwibwe nande Senegal yo imaze kwandikira kafire ibwira iti tumeze nk'inkoko ntiturukiruka ntabwo kiruka iki gikombe ntabwo mushaka kukibona niyo byagenda bite ibyo kongera kugitangaza ntibikunda baragitegera indege kijye kuza ahubwo kirasohoka mu gihugu ahubwo harakorwa ibirori byo kujya Morocco ikindi baritabaza Trump cyangwa itire kiriya cya Cote d'Ivoire ihereze Maroc celebre ubundi bive mu nzira icyo Senegal yatwaye ntibakora ikindi se ibikombe bibiri icyo mbaza cyangwa kuvuga cya gitabo cya Maradona yatsinze kuri bakira n'Ubwongereza n'Ubwongereza 8-6 nari igikombe cy'isi 8-6 ibaze ko cya gikombe kitazizirwa ariko gushaka kujurira ngo icyo bigaragara yuko ari akaboko. Itangazo risohotse none aha ryashyizweho umukono na madamu Marie Rose Kandi Fatou Faye yego bamwitande ubwo ni first lady right Marie Rose Kandi Fatou Faye ni Secretary of State of Prime Minister in charge of relations with institutions, government spokesperson. Riragira riti mu buryo bwihutirwa guverinoma ya Senegal irasaba ko haba iperereza ryimbitse ku kijyanye na ruswa n'akarengane mu gufata iki cyemezo. Ni ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba twifuza ko ukuri kwajya hagaragara. Senegal izisunga amategeko yaba y'imbere ndetse n'amategeko mpuzamahanga mu kugira ngo irenganurwe. Madamu Marie Rose Kandi Fatou Faye yari zitangaza ashishimuye cyane ngize ngo abizemo akojeje baba muri wino nawe akandika ubwo rero amategeko angaraza kwisungwa ntago ibintu ntago akoreka amabwiriza je navuze nibwo nimba nsigaye ibikombe byo muri email sibyo tujye twakira uyu mugabane wacu dufite ikibazo gikomeye ariko nubwo navuga ngo ni ikibazo n'umugabane jera ikibazo ntago ibi ni n'urucaba oya ibi ni wabonye ibyo Senghor yanditse Senghor wahoze ari president w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Senegal yavuze ngo article ya 5 ingingo ya 2 mu mategeko nanone ayari kutwibutsa avuga ati kafoya mureke kureba itegeko rya 83 na 84 mube muraho mugume ku itegeko rya kuri article ya 5 aravuga ngo the law of the game of the IFAB biravuga ngo decisions of the referee on facts related to the game are final cyane nicyo cya nyuma ku mukino including the validation of a goal and the result of the match. Ariko byumva aravuga ati ariko abo ba ako kanama kasohoye cyangwa se kemeje ibingibi kuki kirengagije iri tegeko kuki kirengagije ino article
icyemezo cy'umusifuzi ni ndakuka ku mukino cyane rwose kandi umusifuzi yahushyemo ko kandi yemeje ko Senegal igitwaye. kandi umukongoma aha bamwita ariko niba narigeze mbona umuntu abira ibyuya munsi y'ugutwi uyu musifuzi witwa Ndara kuri iriya mace yabize ibyuya munsi y'ugutwi ibyuya munsi y'ugutwi burya ibintu biba bikomeye yabize ibyuya munsi y'ugutwi akajya abona Senegal umwe ari kunyura aha Papis ari kunyura hano witwa Diouf aciye akabona Sadio Mane usigaye wenyine kuri Baraka abona anyuza aha akabona Mendy yajya akavuga ati mwokagira inka n'abashumba ibyuya munsi y'ugutwi byaramanutse arangije yemeza ko umukino urangiye Senegal Igitwaye. igikombe noneho hari ikintu cyitwa izi miliyoni 10 z'idolari mwa bantu mwe Senegal ngamaze no kuvunjisha kera ngo yarashize ari mu masefu ubu ngubu ariko kafuwe mutsepe rero hari ikintu kimwe Mutsepe cyagira Mutsepe uzagashya. inama amusepa ngaha Mutsepe n'abantu kajye mu Bushinwa bamukora icyo bita high copy super copy high copy biba bisa neza ntabwo bitandukanye ahereze Maroc yishira agahinda hanyuma agafaranga isabe Senegal gukora amafaranga ariko transfer reka barayafite ni amafaranga. nk'inkoko Senegal ntiruka amafaranga barayafite ahagije ariko bijya bikunda wowe ngo ibyo ifara bikunda Maroc yashaka izi miliyoni 10 kandi yari turya iwabo ariko watubwiye akararisa nawe umenya wa mugani nawe ahubwo wariyeho njyewe icyo reka nkubwire Ben batanga Tanzania bakohereye reka nkubwire Ben se ntiyabonye Morocco imaze kwakira abacu inshuro zingahe wabonye Abagize email iki? ubuhangagara inyungu za kafu oya pe wabonye email ubundi banze kuri email Eh? Ntabwo email kuko nawe Wabonye twabonye email? ni irasanzwe gusa email ni subscription twayikoze keza Eh. wari wabibonye se wese wayifite? yaje itinze ko nayibonye impamvu nawe yaje itinze ngo yaje ntakiyerekeje niyo mpamvu uri kutayivuga uvuga ushobora neza gusanga yafite itandukanye n'iyawe Akararisa yazingiye ya kafone urayibona niyo ngiyo ni ya kafone urayibona nanjye Eh. nayibonye nubwo yaje itinze nta kibazo yaje itinzemo ntabaronkera rimwe kireka bavuye guca imisigati